tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye uko Esteri yatoranyijwe kuba umwamikazi, ubwira nuko Hamani yateguye umugambi wo kurimbura Abayuda. Mukanya ngiye kukubwira uko itegeko ryo kurimbura Abayuda ryasohotse kandi rikamamazwa hose mu bwami bw'Ubuperesi. Ibyo byose ariko ni mukanya nyuma ya kano karuhuko. Imana ikomeze iguhe umugisha. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Esteri igice cya 3 ku murongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo, maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani, baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Umujinya wa Hamani wakomeje kugenda wiyongera. Buri gihe uko yanyuraga ku irembo ry'ibwami, abantu bose baramupfukamiraga, keretse uyu Muyuda witwaga Moridekayi, niwe wari waramuhangayikishije. Nuko rero Hamani agambira kugira ikintu amukorera. Igihe Hamani yavumburaga ko igituma Moridekayi atamupfukamira ari ukubera idini rye no kwemera kwe, Hamani yatekereje ko icyakemura iki kibazo ari ukurimbura no gutsemba Abayuda bose. Hamani yagiye ku mupfumu witwaga Puri, ajya kuraguza ngo amenye umunsi n'umwaka Abayuda bazatsembwaho. Nyamara uyu mupfumu na Hamani ntibari bazi ko Imana ariyo yagengaga buri kimwe cyose. Imana niyo yategekaga ubu bwami bwose bw'Ubuperesi. Indagu za wa mupfumu Puri zerekanye ko Abayuda bagomba kwicwa mu kwezi kwa nyuma k'umwaka. Bitewe nuko hari hakiri iminsi, bituma umugambi mubi wa Hamani uvumburwa kandi uranahagaritswa. Muri Esteri igice cya 3 kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 9 haravuga ngo, hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Icyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga itarano z'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Hamani yabwiye umwami Serusi ko hariho ubwoko bundi butuye mu bwami bwe butandukanye n'andi mahanga. Ubwo bwoko bwagenderaga ku mategeko ya Mose, n'ubwoko bwagombaga kurimburwa. Hamani yabwiye umwami ko Abayuda batubahiriza amategeko ye. Agerageza no kumusobanurira ko baramutse barimbuye Abayuda ubwami bwatunga cyane, kuko bahita bafata ubutaka bwose Abayuda bari basanzwe batuyemo mu Buperesi. Ngira ngo uribuka ko Serusi yaherukaga kwinjira mu ntambara hamwe n'Abagereki kandi agatsindwa. Ubwo rero yari akeneye amafaranga yo kwishyura intwaro n'abacancuro yari yarakoresheje. Birashoboka rero ko wenda iki gitekerezo cya Hamani cyari gufasha umwami Serusi kwishyura ibyo byose yari yakoresheje mu ntambara yarwanyemo n'Abagereki. Birumvikana rero ko umwami yumvise ashishikajwe n'uwo mugambi wa Hamani.
inshuti yanjye, abanyapolitike benshi usanga bashishikazwa no gushakisha uburyo bwose babona amafaranga menshi, kandi uko ni nako byagendekeye uyu mwami Serusi. Serusi ntabwo yitaga cyane ku buzima bw'abantu, ni nayo mpamvu atigeze yita no ku bantu Hamani yari hamubwira ngo amenye ko iki gisonga kigamije kurimbura ubu bwoko bw'Abayuda. Hamani nawe kandi ntabwo yari azi ko Esiteri umwamikazi akomoka muri ubu bwoko bw'Abayuda, na Serusi we ubwe ntiyari azi ko umugore we Esiteri ari Umuyudakazi. Umwami Serusi ntiyari azi ko ubwoko agiye kurimbura ari ubwoko bw'umugore we. Muri Esiteri igice cya 3 ku murongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedata Umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Serusi yakuyemo impeta ku rutoki rwe maze ayihereza Hamani. Iyi yari impeta y'umuzenguruko kandi igereranywa nk'umukono cyangwa se signature y'umwami. Itegeko ryose ryabaga rifite kashi iriho iyo mpeta ryabaga rivuye ibwami. Nuko rero mu kutamenya kwe, umwami Serusi yakuyemo impeta ye maze ayihereza Hamani, maze aravuga ngo ntabwo nzi abari bo kandi nta nubwo nshishikajwe no kubamenya, ariko niba wumva ko bagomba kurimburwa genda rwose ubirangize. Mbega ukuntu umwami Serusi atagiraga icyo yitaho, cyane cyane ku buzima bwa kiremwa muntu. Yari yahombye byinshi mu ntambara yamuhuje n'Abagiriki, kandi muri iyo ntambara hapfuyemo abantu benshi cyane. Abahanga mu by'amateka bo bavuga ko muri iyo ntambara hapfuyemo abantu bagera kuri 2 miliyoni. Nyamara ibi byose Serusi ntiyigeze abyitaho ngo abone ko abantu benshi babuze ubuzima bwabo kubera amakosa ye. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Usemberera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 Usemberera. Sambirana, Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Esiteri igice cya 3 kuva ku murongo wa 11 kugera ku wa 13, Bibiliya iravuga ngo umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye
ubugira uko ushaka. Bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yakiri n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri. Babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose, ngo bice abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, babarimbure babamareho umunsi umwe, ari uwo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo nk'iminyago. Itegeko ryemeza ko abayuda bagomba kurimburwa ryarasohotse, ndetse rihuzwa n'amategeko Abamedi n'Abaperesi bagenderagaho. Byasabye imbaraga nyinshi kugira ngo iri tegeko rigere mu bwami bwose bw'Ubuperesi, kuko nk'uko ubyibuka ubu bwami bwaheraga mu gihugu cy'Ubuhinde bugakomeza hasi muri Aziya no ku nyanja ya Mediterane, kandi bwafataga agace kamwe k'Uburayi, Aziya y'Iburasirazuba, bukagera muri Afurika mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cya Ethiopia. Urumva ko bwari ubwami bunini cyane, kandi muri ubwo bwami harimo abantu bavuga indimi nyinshi cyane, ku buryo havugwaga indimi zigera nko ku 127. Kandi tugomba kwibuka nanone ko muri ubwo bwami harimo n'amoko menshi y'abantu avuga indimi zitandukanye nanone, bitewe n'intara abantu bagiye bakomokamo. Iri tegeko rero ryo kurimbura abayuda ryagombaga gusemurwa mu ndimi nyinshi zitandukanye. Uwo rero ukaba wari umushinga wa leta yariho icyo gihe. Abanditsi b'ibwami bari bafite akazi gakomeye ko gusemura iby'iri tegeko, kandi bagakoramo za kopi nyinshi. Urumva ko aka kari akazi gakomeye cyane. Iyo habonekaga umubare uhagije wa kopi z'iryo tegeko, intumwa zahitaga zurira ingamiya cyangwa ibyana by'indogobe, maze bakagenda bakwirakwiza rya tegeko mu bwami bwose, kuko umunsi umwe abayuda bagombaga kurimburwa. Iri tegeko ryaje rigamije kurwanya abayuda ku mugaragaro, kandi rikangurira andi mahanga gukora ibyo bari bagambiriye gukora kuva na kera hose. Muri iki gihe kwica abayuda byasaga nk'aho byemewe n'amategeko. Mbega akaga abayuda bari bahuye nako! Itegeko ryo kwica abayuda ryagiye hanze nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi yamamazwaga. Kuva dutangira kwiga iki gitabo cya Esiteri, twagiye tubona ko itegeko Abaperesi bashyiragaho ritashoboraga guhindurwa na gato, kandi ntiryanashoboraga gukurwaho. Nyamara tuzabona ko hari irindi tegeko ryaje gushyirwaho riciye ukubiri n'iri tegeko. Ibi byabayeho bitungura Abaperesi benshi, kuko mu bisanzwe nta tegeko ryabo ryajyaga rihinduka cyangwa ngo rikurweho. Esiteri igice cya 3 kuva ku murongo wa 14 kugera ku wa 15,
haravuga ngo maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Nuko intumwa ntizatinda zijyanwa n'itegeko ry'umwami. Itegeko ryamamara ku murwa w'Ishushani, maze umwami na Hamani bicazwa no kunywa, ariko abo ku murwa w'Ishushani barumirwa. Abari batuye mu mudugudu w'Ishushani barumiwe, kuko mu bisanzwe Abayuda ntibari abagambanyi, kandi nta cyaha na kimwe bari bakoze. Kuki Abaperesi bari bafashe iyi ngingo yo kurimbura ubu bwoko? Nubwo batakundaga Abayuda kandi bakabafata nk'abanyamahanga b'imico idasa nk'iyabo, abaturage b'Ishushani ntibiyumvishaga icyatuma Abayuda barimburwa. Ntibigeze biyumvisha ukuntu umwami Serusi yakwemera gusohora itegeko rimeze nk'iri. Ibwami mu kagoroba washoboraga kuhabona abantu bakiri gutanga amabwiriza yavuye bukuru. Mu yandi magambo, abantu bagera mu 100 bari mu murimo wo kwamamaza iryo tegeko mu bwami bwose. Icyo gihe washoboraga kubona intumwa ziriho zitanga amakopi y'itegeko rishya ryari ryasohotse. Intumwa zimwe zamamaje iryo tegeko mu majyepfo, abandi mu majyaruguru, abandi mu burengerazuba, abandi nabo mu burasirazuba. Izi ntumwa zakoze ijoro n'amanywa bariho bamamaza iri tegeko ribi ryo kurimbura Abayuda. Iyo bageraga mu mujyi muto, bashoboraga kumanika iryo tegeko ahantu mu gasantere, bazi neza ko haza kuzindukira abantu benshi mu gitondo kugira ngo babashe gusoma iryo tegeko ryasohotse. Uko niko intumwa zakomeje kwamamaza iryo tegeko hirya no hino ibwami. Igihe amafarashi yabo yananirwaga, bahabwaga ayandi mafarashi mashya kugira ngo bakomeze umurimo. Mu bwami bwose rero biza kumenyekana ko hasohotse itegeko ryo kurimbura Abayuda. Bibiliya yatubwiye ko intumwa zitatinze mu kwamamaza itegeko ry'umwami. Nibyo rwose kwabo mu mudugudu w'Ishushani bumiwe, nyamara ibi ntacyo byahinduye ku mugambi w'umwami yari yafashe. Uwo mugoroba umwami na Hamani bari bicaye ibwami bariho bafata amafunguro yoroheje. Nyamara icyo umwami atarazi nuko iryo tegeko yari yamaze gushyiraho umukono ryari rigiye no kurimbura umwamikazi we ari we Esiteri. Nshuti yanjye, kwanga Abayuda ni ikintu kibi cyane, kandi n'uyu munsi biracyariho, kandi abatizera benshi bakomeje kurwanya ubu bwoko. Ubundi kwanga Abayuda byatangiriye muri Egiputa ku mwami mubi wariho icyo gihe witwaga Farawo. Muri icyo gihe niho Imana yahinduye uyu muryango wa Isirayeli iwugira igihugu. Nuko kuva icyo gihe ibihugu bikomeye bitangira kurwanya aka gahugu gato kitwa Isirayeli. Ubwami bw'Abashuri na Babuloni bose bafashe bunyago ubu bwoko bwa Isirayeli. Muri iki gitabo cya Esiteri ho tubona ko ubu bwoko bwa Isirayeli bwari bwafashwe bunyago n'Abaperesi. Ubwami bw'Abaroma nabwo baje gukandamiza Abisirayeli. Abanya-Espanye nabo nuko bagiriye nabo ubu bwoko. Naho mu gihe cya Hitler bivugwa ko mu Budagi Abayuda bagera kuri 6,000,000 bose bishwe. Kuki isi yakunze kugira iyi ngengabitekerezo yo kwanga Abayuda? Reka duse nk'abakora analize gato turebe imvo n'imvano y'icyatumye Abayuda bangwa cyane n'amahanga yo mu isi. Hariho ibintu bibiri byihishe inyuma y'uru rwango rw'Abayuda. Impamvu ya mbere irasanzwe, naho impamvu ya kabiri ntisanzwe. Impamvu ya mbere isanzwe ni iyi ngiyi: nuko nta na rimwe isi yigeze ikunda Abayuda. Inshuti yanjye, ndagusaba ngo ntunyumve nabi kuri iyi ngingo. Umukozi w'Imana witwa Vernon McGee avuga ko muri Memphis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umuyuda w'umukristo ngo warukijijwe. Uyu muyuda ngo yari inshuti ye kandi akaba yari n'umuntu mwiza cyane. Reka duse nk'abagendera kuri uru rugero. Umuyuda cyangwa umunyamahanga utazi Imana ntabwo akundwa. Twese iyi Imana turebye ibona tudakwiriye gukundwa, kandi nta cyiza kituriho cyatuma Imana idukunda. Ariko kubw'ubuntu bwayo butarondoreka, Imana itugira ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Ubwo buntu nibwo bugenda bukagera ku Bayuda bugatuma Imana ibita ngo n'ubwoko bwatoranyijwe. Hariho kandi n'impamvu ya kabiri idasanzwe ituma Abayuda bangwa n'iyi si. Mu kugenga buri kimwe no mu nteguro y'Imana, abarinzi b'ibyanditswe by'Imana bakomoka mu bwoko bw'Abayuda. Bibiliya dufite uyu munsi twayibonye biturutse kuri ubu bwoko bw'Abayuda. Imana yabatoranyije ku bw'uyu mugambi. Abayuda nibo bakwirakwije ibyanditswe hirya no hino ku isi. Satani rero arabanga kuko bakwirakwije ibyanditswe byera by'Imana mu isi. Ikindi kandi Satani abangira nuko Kristo mu buryo bw'umubiri yakomotse muri ubu bwoko bw'Abayuda.
Pawulo yabivuze atya ati, nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Aya magambo Pawulo yayandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 9 ku murongo wa 5. Nta cyatuma rero Satani atanga Abayuda, kandi kubera iyi mpamvu Abayuda bagomba kwangwa mu buryo budasanzwe. Ibi kandi biragaragara neza muri Bibiliya. Turabizi neza ko Imana yatoranyije ubwoko bwayo n'igihugu cyayo. Ubwoko bw'Imana bwangwa na Satani, kandi kubw'iyo mpamvu n'amahanga yo mu isi agomba kwanga ubwoko bw'Imana nta kabuza. Itegeko rya Serusi ntabwo ryagombaga gukurwaho. Ngira ngo uribuka ko twigeze kubona uburyo hari itegeko ryashyiriweho Vashiti, kandi rikamuvana ku ntebe y'umwamikazi. Iryo tegeko ntawagombaga kurihindura, kabone n'umwami ubwe ntiyari kubasha kurihindura. Uko ni nako n'itegeko ryashyiriweho kurimbura Abayuda ryari ryasinywe n'umwami, kandi iryo tegeko ryinjira mu mategeko y'Abamedi n'Abaperesi. Iryo tegeko rero naryo ntabwo ryagombaga guhinduka. None se ni gute Imana yakijije ubwoko bwayo? Nshuti yanjye, hariho irindi tegeko ryaje gushyirwaho. Hariho umuntu wagombaga gutabara Abayuda, kandi ibi Imana yari yarabiteguye kuva kera. Igihe twatangiraga kwiga iki gitabo gito cya Esiteri, twagiye tubona uburyo Imana ari umugenga wa byose. Twabonye uburyo ibwami abategetsi bakuru bariho banywa inzoga, basinze cyane, kandi muri ibyo birori abantu ibihumbi bari babukereye. Nuko habaho ikibazo mu muryango w'umwami. Umwamikazi yanga kumvira umwami, bituma ashyirwa ku ruhande. None se ibi byari guhurira he n'uburyo Imana yagombaga gukiza abantu bayo? Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko hari aho bihurira cyane. Muri icyo gihe Vashiti yirukanwaga, Imana yatangiye gukora mu buryo budasanzwe, nuko ishyiraho undi muntu mu mwanya wa Vashiti, kandi uwo muntu niwe wagombaga kugira icyo akoze mu gukiza Abayuda. Nshuti yanjye, Imana yinjira muri gahunda z'abantu kuko ariyo mugenga wa byose. Inkuru y'ivuka rya Yesu Kristo nayo yerekana uburyo Imana ari umugenga w'ibintu byose. Kayizari Augusto yasinye itegeko rivuga ko ibihugu byose ategeka bigomba kwishyura amatagisi. Ubwo yasinyaga iryo tegeko, ntiyigeze amenya ko ayo asohoza ubuhanuzi. Ntiyigeze amenya ko kwishyura aya matagisi byari gutuma wa mugore muto w'i Nazareti amanuka akagenda i Betelehemu, ari naho umuhungu we w'imfura yagombaga kuvukira. Ntekereza ko Kayizari Augusto hashobora kuba harageze igihe agaseka, akavuga ngo nta kintu na kimwe nzi cyerekeranye n'impinja, ngo ahubwo icyo nzi ni ibijyanye n'amatagisi. Nyamara muri Mika igice cya 5 ku murongo wa 2 hari harahanuye ko Kristo yagombaga kuvukira i Betelehemu. Kayizari yasinye ku itegeko ryatumye Mariya agenda i Betelehemu mu gihe gikwiriye ngo abyare umwami Yesu Kristo. Inshuti yanjye, ndakubwiza ukuri ko muri icyo gihe Imana yari iri mu ngoro kwa Kayizari. Nanone kandi Imana yari iri mu ngoro kwa Serusi. Mu yandi magambo, Imana yari ihagaze mu gicucucucu, iriho icungira hafi ubwoko bwayo. Nyemerera nshuti ukomeje gutega amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya, dufate akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twinjire mu gice cya 4 cyo mu gitabo cya Esiteri. Imana ikomeze kunezeze. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo.
urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Reka nkubwire nanone ko itegeko ribi ryo kurimbura abayuda ryari rimaze kwamamazwa mu mpande zose z'ubwami bw'abaperesi. Noneho ndagira ngo urebe icyo Moridekayi yakoze. Fata Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Esiteri igice cya 4 duhere ku murongo wa 1 tugere ku wa 2. Haravuga ngo nuko Moridekayi amenye ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawe wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Igihe Moridekayi yamenye ko hasohotse itegeko ryo kurimbura abayuda, yahise yambara ibigunira maze yisiga ivu. Mbega ibyo Moridekayi yakoze hano! Moridekayi yarazi neza ko itegeko ryasohotse ridashobora guhindurwa. Ntekereza ko muri icyo gihe mu Buperesi habarwaga abayuda bagera kuri miliyoni 15. Urumva ko iyo bica ubu bwoko byari kuba bibaye jenoside ikomeye cyane. Kandi ibi byose byatewe ngo nuko umuyuda umwe yanze gupfukamira Hamani, bigatuma ubwoko bwose bw'abayuda bashaka kurimburwa. Inshuti yanjye, urumva ko uyu wari umugambi wa Satani. Inshuti yanjye uneze amatwi, mbere yuko soza ikiganiro cy'uyu munsi ndashaka kukubwira iki kintu. Ni ukuri ko ukiri mu isi Satani azategura kenshi umugambi wo kukurimbura mu gihe cyose uzaba utarinjira mu muryango w'abana b'Imana. Kandi kwinjira muri uyu muryango bisaba gusa kwizera umurimo Kristo yagukoreye ku musaraba. Iyo umaze kwizera, Satani nta kintu na kimwe ashobora kugutwara, kuko uri mu bizera aruta uri mu bisi ari we Satani. Kristo yanesheje Satani kuko urupfu rutamuheranye ikuzimu, ahubwo nyuma y'iminsi 3 yarazutse. Abari muri Kristo rero Satani nta bubasha na bumwe abafiteho. Uyu munsi nawe numwizera uragira ubwo budahangarwa, kandi nubwo Satani yagutera ibyo bitero ntazagutsinda, kuko abizera twese dutsindanishirizwa na Kristo. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane kuko uri muri wowe uzamurinda akaba amahoro masa. Satani nawe yadutera bingana bite, nta bubasha na bumwe dufiteho. Nsabiye uyu muvandimwe wantize amatwi ngo yinjire mu muryango wawe, kuko ariho hari uburinzi bukomeye ubwo Satani adashobora guhangara gutera. Reka uyu munsi umugira icyaremwe gishya kuko akwiringiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira uko Moridekayi yasabye Esiteri kujya gusabira abayuda kubabarirwa imbere y'umwami ngo ntibarimburwe. Mbese umwami yaba yarakiriye ubusabe bwa Esiteri? Ningaruka nzakubwira uko byagenze. Ngaha amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.